السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. turashimira Nyagasani ushobora byose, Nyagasani we twiyambaza mu bikorwa byacu, turasabira amahoro n'imigisha n'umwa Imana Muhammad, amahoro n'imigisha y'umusakare we nabe n'abasangira ngendo be. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha umugisha wo kuba natwe mubabona intsinzi yo kuzaba turi kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad umunsi w'imperuka. Kwa gatanu hageze, twasaye Juma, alhamdulillah. Iminsi irihuta ariko hari igihe abantu batabibona bakagira ngo iminsi baracyayifite. Umunsi umwe twigeze kuba turi muri Sudani, noneho tubwira umuntu tuti turihuta, turagira ngo tugire ibyo tuganira. Aratubwira ngo wewe wakati igihe cyagiye nandi na wakati igihe kirahari, nta kibazo. Hari abantu baba bafite igihe ariko hari abandi baba batagifite. Yegora ubu hano hari abantu bicaye aba yumva bagira ngo yicariye umuriro, biri kumusaba guhaguruka ngo agende, ambesa akaba agira ngo kuva mu gitondo nta cyarakora. Igihe kiba kirimo kiragenda kubwe. Ariko hari undi yakwicara yakora zikari neza yicaye agatuza akabikora. Ariko hari n'undi uhaguruka igihe nta cyafite n'icyo agiye gukora nta gihari. Abantu rero igihe ntabwo baba bakinganye. Hari n'abantu bakeka ko bagira amasaha make mu munsi, ariko umuyisilamu kubera ko igihe cyose aba yakigennye ntabwo igihe kijya kimushirana, igihe cyose uko kiza aragikoresha. Ijuma iyivuyemo cyangwa se yigeze nk'uyu munsi, uyikuramo impamba izakugeza ku yindi juma. Ndetse n'intumwa y'Imana Muhammad ikatubwira ngo tubabarirwa ibyaha tuba twarakozemo iyo tutakoze amahano. Abwo ndashaka kuvuga ibyaha bikomeye, bya bikomeye murabizi. Ariko ijuma hari abantu bayifata nk'iyindi minsi, bigatuma wamugisha batawubona. Hari igihe cyo gusaba tugahabwa, n'uwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarabitwigishije, ariko abantu ntibabikoreshe. Kera rero habayeho umugabo, muraza kumbwira ikosa yakoze ryari cyo. Kera habayeho umugabo ateganya ko agiye kuzubaka inzu, ariko muri icyo gihugu hakaba hariho uburyo bwiza bwo gukurikirana abantu bubaka kugira ngo batazakora mu kajagari. Nuko aza guhamagara umufundi, amubwira igitekerezo cye kandi amubwira ko yiteguye bashobora gutangira kubaka. Umufundi nk'ejo akusanya abantu, baraza barubaka, bashyiraho fondasiyo ya mbere, ariko ku ruhande rumwe nyirinzu ababwira ko batabikoze nk'uko yabitekerezaga. Noneho abasaba gusenya aho ngaho, bagahinduramo gato, ahandi bakongera, ubwo nimo imbere no kongera ku ruhande. Bashyiraho amatafari kimeze ibyo bubakishaga icyo gihe. Ariko bageze hagati nk'abantu bagiye kuzagera ahandi batereka amadirishya, aba bantu baraza babishinzwe bamubwira ko yubatse ahazaca umuyoboro w'amazi. Uyu mugabo yakoze irihe kosa ko yari yikoreye ibintu bye neza? Yubatse nta byangombwa afite, nta byangombwa afite. Urumva byaragenze bite? Yakoze irihe kosa? Yajya gusaba ibyangombwa bose nicyo. Iyo yubatse yabanza agasaba uburenganzira, cyo numva atari kitaraza neza. Iyo ajya gushaka igishushanyo mbonera wenda nta makuru yari afite,
ati nta makuru yari afite y'ibintu yari agiye gukora yapfuye gukora. Yego ntabwo biraza neza buriya. Iyo yubahiriza ibyo abafundi bakoze mbere birashoboka wenda, ariko wasanga kuko inzu yose bayishyize hasi barabiranduye pe, hacamo umuyoboro w'amazi. Ubwo ikosa ryabaye n'irihera. Abantu bize ibintu bya strategic plan, hamwe n'ibyo byose mwavuze ni sawa, ariko nta genamigambi yigeze akora ryo kubaka inzu. Njye nashaka kubabwira, nta genamigambi yigeze akora ryo kubaka inzu. Ibyo njye muri kuvuga ni igice gito mu igenamigambi ryo kugira ngo iyo nzu izabeho. Iyo aza kugira igenamigambi agatekereza inzu azubaka, akamenya amafaranga azakoresha, akamenya abafundi bazayubaka, ushobora gusanga yaranazanye n'umufundi utari we. Kuko iyo aza n'umufundi uri we, burya aba yaramugiriye inama ati tugiye kubaka, ariko reka turebanze turebe kuri master plan y'iki gihugu uko bigenda, sibyo? Hanyuma iyo amaze kubireba neza aravuga ati aha, noneho rero ninde uzayubaka, azayubaka ate, bizaca he, izaba ingana ite, akaba yarakoze igenamigambi bizantwara ngahe. Niyo apfa kuzana umufundi ariko akagira igenamigambi, burya abafundi nabo bajya batubeshya kandi uruti inzu yashoboka ati yashoboka rwose. Ibi miliyoni 15 uzanyubakira inzu ati zizayubaka, ariko abagira ngo atangire ngo ni umufundi nyine ushaka akazi. Ariko ndagira ngo mbabwire ko igenamigambi, ijambo ryitwa igenamigambi muri ibi byabaye kuri uyu mugabo byagombaga kumufasha kumenya byose bikenewe kugira ngo inzu izabeho. Yarahombye ariko abafundi barungutse. Yego yarahombye, ahomba bwa mbere, ahomba n'ubwa kabiri. Kugira ngo rero ibyo bintu bitabaho, tugomba gukoresha uburyo bwose kugira ngo kiriya gikorwa cyacu cy'inyubako kizatungana. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ubwo tugiye muri Ramadhani rero. Ubu ngira ngo ibyo nashatse kwigisha mwabyumvise. Tugiye muri Ramadhani, umugabo wita Abu Bakr al-Balkhi rahimahullah yarapfuye, yigeze kuvuga ati shahru Rajab ka shahru Zara. Shahru Rajab shahru Zara, ukwezi kwa Rajab ariko kwezi kwa karindwi n'ukwezi ko guhinga kubiba, n'ukwezi ko kubiba. Ngo turi mu mishinga tugiye kwitegura ukwezi kwitwa nde, kwitwa Ramadhani, kuko baratubwiye ngo Ramadhani ni shahrul fadl, n'ukwezi kw'ibyiza, shahrul ghufran, ukwezi ko kubabarirwa, shahrul qiyam, ukwezi ko gukora ibihagararo, shahrus salati was-siyam, kwigomwa, gusari, gukomeza. Yego shahrul iman, shahr ya Allah. Ubwo rero bya bindi bari kutubira muri kwa kwezi, umva ukuntu umugabo yabishushanyije. Yaravuze ngo uku kwezi kwa Rajab ni ukwezi ko kubiba imbuto, naho ukwezi kwa Shaban ni ukwezi kwa Saqi Zara, ni ukwezi ko kuhira no kubagarira bya bindi wahinze. Wa shahrul Rajab shahrul hasad, shahru Ramadhani shahrul hasad. Hanyuma ya Ramadhani yagera akaba ari igihe cyo gusarura bya bindi tumaze kurondora bikeye. Yego Ramadhan madha a'dadna lahu, ukwezi kwa Ramadhan ubundi wowe wabyiteguye uti? Icyambere wenda tuze kuvuga bikeya umuntu ashobora kwiteguraho, nukubanza gutekereza kwigenamigambi ryawe muri kuriya kwezi. Igenamigambi ryawe muri uko kwezi bizaba bimeze biti? Byatangiye muri Shabani, urimo witegura, urimo wongera wireba, ureba ibyaha byawe, ureba ibicumuro byawe, ureba abantu bawe, ureba umuryango wawe, ureba uburyo biriyaje bigeze muri Shabani.
barakubwira bati koresha uko ushoboye, uri he ya minsi wafunguye bagiye Bugande, wafunguye bagiye muri Kenya, wafunguye warwaye, wari wagiye mu mihango, wari wabyaye, urakibuka ko ufite ideni. Ndetse nababigeranije nk'umuntu wambaye urunigi rw'iminsi. Hari umuntu ufite iminsi ye 10, 7, 5, akaba yambaye ikintu cy'umugozi gicomekeranijemo ya minsi. Buri munsi uko ufunze umwe, rya saro rimwe rivaho. Buri munsi uko ufunze rya saro rimwe rikavaho, wafunga undi bikavaho. Niba Ramadhani zinjira igasanga hari iminsi utafunze kandi ari itegeko kuri wowe, rwa runigi uzahora urwambaye, nureba nabo uzarupfana. Ramadhani rero ugiye kuza, tugomba gukoresha uko dushoboye muri izi ngingo nke ngiye kubabwira, kugira ngo tutazavaho tukayisoza n'ubundi hari urundi runigi rwiyongereye kuri rwa rundi twari dufite. Kubanza gukora strategy, urumva plan strategique y'uburyo tugiye kuzinjira muri Ramadhani. Hasigaye iminsi ngahe? Asanga mutabizi. Uyu munsi mugomba kuba muzi ngo Ramadhani isigaje iminsi ngahe? Iminsi 8. Uyu munsi ni tariki zingahe? 21. Mufata umunsi wa 21 mwongereho rimwe gusa, ubwo twebwe turaba tubonye iminsi ya Shaban 22. Ariko murabizi Ramadhani ishobora kuba 29, sibyo? Ubwo rero ishobora gusanga ya minsi 7 twe 8 nayo dufite, tukaba dufite 7 yonyine. Nushaka buryo ubarire kuri 7, uvuga uti harya niba ntari mfitemo iminsi 5 ya Ramadhani ntasibye, nyambaye wa mugozi wa ya minsi nzawikurane. Niba ari 5 ubura usigaranye 2, niba ari 7 wowe tuzajya muri Ramadhani ugifunga. Ubugiye gufunga iminsi 37 cyangwa ni 6. Nuko uko bimeze. Niba ko kuri umwemeramana ugiye kuriha, ugomba kubanza kwiyambura urwo runigi rw'iyo minsi, kugira ngo n'indi minsi ya Ramadhani niza uzaba uri umwere utazavaho. Ese Ramadhani harya tuba dufite garanti ko tuzayirangiza? Ushobora kutayirangiza, ushobora kugendamo hagati. Izaba isigaye ntawe uzayikubaza, ariko uzagenda wambaye urunigi rw'utasibye mu mwaka washize. Ugomba gukora strategy y'uburyo ugiye kwinjira muri Ramadhani. Nzinjiramo nte? Nzabigenza nte? Ndumva nzakora iki? Ndumva nzasara nte? Ndumva nzayansarira he? Ndumva nzayamfunga gute? Ndumva nzayinambara iki? Ugomba kwinjira muri Ramadhani iminsi ya 30 wayikoreye plan strategique nziza iryoshye. Icyo tukivuyeho, tugira ikindi bita istiqsaru zaman, kugerageza igihe ukakibona nkaho ari kigufi. Ntituvuze ngo hasigaye iminsi 7. Inshallah. Ndaangalia tu Ramadhani sinakuja mbele. Abantu baguye muri accident uyu munsi mu gitondo se nabo ntibavuga ko Ramadhani isigaje iminsi mike? Nibagiye? Niba hari umuntu wari wambaye urunigi muri iyo modoka se ntagiye? Nta rujyanye? Hari ukundi biri bugende? Istiqsaru zaman, ubona igihe kiri imbere yawe nkaho nta gihari. Byaba ugiye kwinjira muri Ramadhani cyangwa se niba uzaba wayinjiyemo. Ni nayo mpamvu iyo tukinjira amatubwira ngo ayaman madudatin, ngo ni iminsi mbarwa ya Allah. Iyo dutangira Ramadhani wagira ngo ibigiye kurangira. Ego? Ugomba kugerageza kubona igihe kiri imbere yawe nkaho ari igihe gito, ndetse rimwe na rimwe ugakeka ko nta gihe ufite. Ibyo ugomba gukora ukaba ubikoze uyu munsi. Hari umubyeyi wari ufite imbaraga, tuhurira muri ibada, turi mu musigiti tugavuga nawe ugakora. Ramadhani yashize niyo batangaga itende mu musigiti, ayigeza ku bantu ku muryango, agasare agakarabya abantu, agashyashyana. Uyu munsi amaguru ntakora. Yarabyutse umunsi umwe asanga amaguru ntakora. Ubwira Ramadhani n'ijama ntazayijyamo, amaguru ntakora. Ntugire ngo ndagendera no mu mbago, oya ntabwo bikunda. Nahatuye n'igari ntiryajye ku musigiti.
ubwo ibyo yakoze munsi y'igiti byararangiye. Istiqsaru zaman, gukoresha uko ushoboye igihe ukakibona nkaho ntacyo ufite. Icya gatatu, tazkiyatu nafsi wa mujahadatuha, gukoresha uko ushoboye ugasukura roho yawe, ukihata, ugashyiramo imbaraga, ugashaka uburyo wayiganza, uburyo wayitsinda. Iyo turimo kuvuga gutyo tuba dushaka kuvuga rya jambo mwumva bita tauba wal inaba, kwicuza no kugaruka, ukagarukira Nyagasani, kuganza roho yawe, bya bintu ujya ukora ukabigabanya. Ntekereza ko abantu bacuruza nko muri Ramadani bajya bareba ukuntu bashyiraho amabuye yuzuye ku munzani, sibyo ra? Ukavuga uti rero wallahi subhanallah, imyaka ishize barayi n'amabuye nari narayacimbuye, n'utudobo ncururizamwe amakara nari ukuntu naduhondahonze, reka ngerageze nza n'utuzima, wenda iyi Ramadani niyo yanyuma ncuruza amakara, sibyo ra? Wenda iyi Ramadani bashobora kuba ariyo yanyuma ncuruza ibishyimbo, wallahi kandi birashoboka. Hari umubyeyi utubwira ko yacuruzaga amakara ku tudobo, aracuruza ati amafaranga ndayabona, nza gutekereza ko ntazajya buri munsi ngura umufuko ngeze aho nkajya nikopesha 5, birakunda amafaranga ndayabona. Ageze aho ngaho ngo amaze kubona amafaranga ngo atekereza uburyo yazagura fuso, ariko abona ubushobozi butaraza. Abwira abagore babiri bagenzi be bafatanya fuso, ariko bigira ku ishyamba Kinyamakara, niba ari aho ngaho simbizi, ku Gikongo. Bajya kuzana amakara, imodoka yabo barayizanye, ntago bayirenganye i Nyanza. Imodoka y'amakara bazanye ntabwo bayirenganye i Nyanza. Niyo umushoferi yarasinziriye, sinzi uko byagenze, yaragiye agonga igiti, biriya by'inturusu babiri ku muhanda, arakigonga neza, birarangira, abantu bose barashira. Hasigara uwo mugore umwe wari ufite uwo mugambi wo guhindura igitekerezo, agatangira kuzana imodoka, asigara afite amaboko n'amaso, igice cyo hejuru cyo hasi cyonyine kidakora. Ngo yatekerezaga ko vuba hangaha ashobora kuzaba nawe yarimo kugendera mu kamodoka, kubera ko amakara habamo amafaranga. Yari arimo kuduha story atubwira ukuntu ati natangajwe nuko natekerezaga imodoka, ati bukeye nyuma y'umwaka n'igice ngaruka iwanjye nje mu kagari. Yego harimo isomo ririmo cyangwa ntaririmo? Atayib, mujahadatu nafsi, kugerageza ugatsindagira roho yawe ukayibwira utari ko stop ibi bintu, stop ibi bintu ukora, noneho ugasanga rero fahum fi ghaflatin sahun, ngo hari abantu imperuka izaza, wa hum fi ghaflatin sahun, bazaba bahuze nyine bari muri ibyo ngibyo, bibaza bari muri ibyo ngibyo, nta n'akantu kazamo muri wo kuvuga uti reka stope ibi bintu nakoraga, amanyanga nakoraga reka nyagabanye, ibitutsi natukanaga reka mbigabanye, urusaku nagiraga mu kazi kwanduranya reka mbigabanye. Burya hari abantu bakora mu kazi kasa nkaho gafavoriza ibitutsi, ariko gukoresha uko ushoboye ukagira tauba, hanyuma ukagira igihe ukavuga ati ariko nta kintu mfa nahagira. Haje ubushize twigeze gukorofishanyamo, kandi mu mutima karacyarimo, khalas. Niyo utagenda ngo bimubwire nta kibazo mufitanye, auzu billahi minash shaitani, ariko ugize amahirwe wagenda ukambwira ati haje wallahi ubushize rero burya cyagiye kunuza twavuganye n'aba, ariko wallahi Ramadhan, astaghfirullah, Imana imbabarire, Imana itubabarire twese twinjiye muri Ramadhan tumeze dukesheje imitima. Atasamuhu wal afu, iyo ushatse gusaba imbabazi umuntu naziguhe, khudhul afu wa muzajuzimuha, urekere. Khudhul afu wa mur bil ma'ruf, ukoresha ubushoboye ugatanga imbabazi, wowe ukirekura, hanyuma subhanallah ibindi Nyagasana akaba ari bireba, ariko wowe ukinjira muri Ramadhan nta muzigo wikoreye. Hadha min babi tazkiyatu nafsi wa mujahadatuha, gukora tauba, ukagira tasamu, ukagira afu. Hanyuma rero tugarutse icyakane twavugaho, tahayiatul bi'a almunasiba lisawmi wal istiqbali Ramadan, gukoresha uko dushoboye tugategura environment cyangwa se environment cyangwa ahantu n'abantu tugiye gufungana Ramadhan. Reka duhere ngo twe twivuyeho tumeze neza.
ubwo ntugire ngo twavuze abantu bo hanze. Hari igihe umuntu abana n'umugore umutima uri hano mu ijosi, uzubillahi, hano mu ijosi umutima ukaba umeze nk'uwenda kuruka, cyangwa umuntu akabana n'umugabo karahana cyangwa se kuruhana, umugumva ya Allah. Mbese ariko iyi Ramadhani ishobora kutubera nshya, umuntu akivugurura agatangira akavuga ati uzubillahi minash shaitani rajim, akagenda agakora qiyamul layl nk'ebyiri nk'eshatu, akavuga ati uko nabonaga umugabo nuko namuvugaga hanze, uko nabonaga umugabo wanjye nuko namusebyaga, uko nabonaga umugabo wanjye nuko namuhaga agaciro gake, uko nabonaga umugabo wanjye nuko yazanaga ibintu nkabisuzugura, uko nabonaga umugabo wanjye nuko ejo nagiye muri kakawete bakampa intebe nkaba ndimo kumugayisha ko ngo ari njyewe ngusigaye nguzana ibintu. Ariko mana yanjye, okay, ndicujije, astaghfirullah. Noneho abagore bweno mere mugandukira abagabo, umugabo wawe umubwira uti I'm sorry rwose, samahani kabisa, tugiye kwinjira muri Ramadhani, reka duhanagura ibyashize, nitugire ngo tubirondore, ukomeze umbere umugabo nanjye nkugandukire, dukora urugo rushya ruzaba ruri muri Ramadhani, dushobora gusangira ifutari, dushobora kwitwara neza, dushobora ya Allah tukazakorera Eid turyohewe. Ni gutyo ku ruhande rw'umugabo. Hari igihe umugore akora ibintu mubanye nyine ngo ntazibana zidakonye amahembe, ariko hari n'igihe ziyaterana zigakomanya ariko zikagera naho ngaho zikayajombana. Niba rero ubona umugore byari byaranze muri iyi minsi, ariko urabona harimo akantu, urabona urwango, urabona ubugome, urabona subhanallah, umugabo wagera aho ngaho ukareba ukavuga uti subhanallah. Noneho rero umugore reka mwegere, none niwe uzabiteka, reka mwegere n'ubundi niwe, hanyuma ukavuga uti astaghfirullah madam, rero noneho rero reka dukora ibintu bishya, mbabarira kabisa, ebana ngwino hano dukora ibintu bishya. Mukicara ukamwemeza ko inshallah mugiye guhaha, inshallah mugiye gutegura. Uko niko gutegura bi'a. Ahantu hambere hagomba gutegurwa ni mu rugo. Niba umugabo afite igitanda cya metero 2 nibyo nta kibazo, njye mbibara nk'umurenge, umugore akagerana mu kagari hepfiri ya mwisibo ye, n'umugabo nawe akarara ruguriri ya mwisibo ye. Ariko rero ni igihe cyo gukuramo espace, urumva, cyangwa muzafata icyemezo umugore n'igitanda gitoya. Bundi abantu bararaga ku rutara banaminyana, wanajua Kiswahili, mnaminyana kabisa. Kugeuka unamgeukia, kugeuka unaminyana. Ariko aho ibitanda by'imirenge biziye, numenya nuko umuntu yaraye, numenya nuko umuntu yagize n'umuriro, umuntu akabiyongiye mu nguni ndagabiye mu nguni, ugasanga umuntu yahwereye umuriro wamurenze. Yego. Hanyuma rero tugarutse muri iyo environment yo mu rugo, umugore mwegere mubivuganeho, tinyuka umubwira uti nta kundi ngwino tubivugeho, turebe, umbabarire nanjye nkubabarire, cyangwa okay. Ariko ikintu cyerekeranye no gusubika ibyaha mu kirindi, ngo buretse gato ngo tube dusubitse ngo tuzabisubiremo nyuma ya Ramadhani wani. Ubundi aho ngaho hari isomo ry'impunzi za Ramadhani. Impunzi zo muri Ramadhani, abahunga ibyaha, ngo hari abagore barimo kumesa kugira ngo bazimuke bazasubira iwabo, ngo kubera ko nta ndowa, ngo urumva ngo niwateka ifutari, ngo nzaguha itike, ngo nzaguha n'ibyo uzafutuririya, ngo hanyuma noneho ngo tube turetse ngo tuzavugana nyuma y'Eid. Izo mpunzi ntabwo zikenewe. Ababyeyi bagombye kuba bagira inama abana babo gusezerana uko byagenda kose, niyo byaba bikeneye abandi bavuye kure mu bahamagare bave kure baze indowa zikorwa, hanyuma ibyo kutwakira muzabimubikora nyuma. Ariko abana basezeranye, naho gutandukanya umugore n'umugabo ngo nzaba ngiye iwacu kidogo, ngo noneho ngo hanyuma ku munsi w'Eid iri bube cyangwa se zabejo, umugore akaba yarandinze mu nzu, akaba yaje, akaba atangiye gutegura, akaba atangiye ubundi iyo mikino ntabwo ikenewe muri Islam. Gutegura rero aho tugiye gufungira ni ibintu bya ngombwa, tukamenya ko tugomba gukoresha imbaraga, tugategura mu rugo, tugategura imisigiti. Ubu hari abantu baturiye imisigiti irimo amatara ataka, irimo za mikoro zitavuga, yegora
cyangwa zivuga zijwigira, kandi bafite uburyo yagenda akazana umutekinisiye akamuha 5 bye bagagura kuma akaguma 10 hanyuma bagasoza. Tekereza umuntu iwe iyo amazi yapfuye azana umuntu akamuhatiki 10 akamugurira n'ibikoresho enku 50,000 bigahita bigenda ngo kubera ngo yakoze ku marobine ngo yakoze no kuri dushe ngo yakoze 50,000, ariko kugira ngo atunganye nk'akuma ko ku musigiti inakwanishida. Imam akazajya asoma wumva akamikoro kari kuvugira mu nguni iriya ntabwo twabiteguye neza, twarabiteguye ntabwo twabiteguye, kandi ngo nicyo gihe cyo kuza kumviriza Qur'an ndaje migereho, ntabwo twigeze tubitekereza, ntabwo twabiteguye neza. Ubwo rero environment aho tugomba gukorera ibada ntabwo twateguye. Njya nsaba abantu ko iyo bibaye nko muri Ramadhani mugerageza kugabanya ya mirimo ishobora kubahuza muri Ramadhani. Niba ubona ko hari ibintu byo guhahira kure, niba ubona ko hari indi mirimo abantu bakorera mu biro bakavayo n'injoro bakajya, wasabye konji, saba konji yawe y'uyu mwaka uyisabe muri Ramadhani, dore uracyafite iminsi, ubabwira uti rwose konji ya Noel yanjye ndayisaba annual leave ubwo bayita, hanyuma ndimo ndasaba rwose muyimpe guhera igihe iki n'iki guhera igihe iki n'iki. Sawa, nuyimaremo se ukoresha uko ushoboye iminsi 20 uzaba uri mu rugo, ukoresha uko ushoboye uzaba uri muri itikafu, we ushobora gusanga ari bo bwa mbere ugiye kuzakora itikafu kuva wabaho. Ukivyumva gutyo ngo burya nasaba konje nkajya mu rugo nkasiba Ramadhani, ariko tekereza wowe buri munsi wagiye ku kazi mu gitondo, urabyuka alfajiri ugasari ugasoza ugahaguruka ukajya mu kazi ukagenda muri ambutiyaje ukaza kugaruka nimugoroba akazi bagasoza ryari saa 11 mwese mukajya mu muhanda, hanyuma mukagenda amasaha 2 n'igice kugira ngo uzagere mu rugo cyangwa saa 1 n'igice. Ubundi urumva uri bufuturire he? Abantu benshi ni bafuturira mu modoka abazigendamo, baba bayijyanye baba n'abari muri bisi. Menya bari muri bisi bo biba bikaze kurenzaho, yego. Ariko niba byagukundira nta kuntu wabikora ugasaba konji cyangwa ugahindura schedule yawe y'imirimo, hanyuma ugatangira gufunga Ramadhani nta wasiwasi ufite. Ubundi umugore wumva uzafutura mu rugo ryari? Uzafutura ku cyumweru no kuwa gatandatu, hanyuma kuwa gatandatu ngo hari umuntu ngo wantumiye nabwo ukagenda ntuzi. Ubundi umugore icyo akora n'ubundi no kukugaburira ntabwo ugifutura mu rugo, kuko iyo wanyoye amazi mu modoka ukarigata kuri biswi cyangwa ukagira kandi kantu urya, ubwo wafunguye mu rugo buje kurya. Nunatumira n'umuntu mu gisiyo tuzabigarukaho, ukambwira ngo uze gufutura, uzajya umubwira aze gufutura mu rugo, azaba ari mu rugo afutura. Ikintu cya mbere agomba gushyira mu kanwa, kunywa cyangwa kurya, agomba kukirya iwawe, ubwo nibwo azaba afutuye, ibindi azaba arimo kurya. Hanyuma rero aho dukorera imirimo tukareba abantu bacu tukagerageza tukabikosora. Icya gatanu kibanziriza cya nyuma, tugomba kwiga ibyo dusabwa kugira ngo twinjire muri Ramadhani. Ramadhani igisibo gitangira ryari? Ubu oreri mugomba kuba mwayibonye, oreri ni ryari? Cyane ko azana hirya no hino ku misigiti ntabwo zitambuka alfajiri. Mu mugoroba nta rugo mikoro itagerayo kubera urusaku rw'imodoka. Noneho ukoresha uko ushoboye ubone oreri yawe ijyanye na Ramadhani, ijyanye nahuba mu marasirazuba, muri Kigali, Majyepfo, Amajyaruguru, Burengerazuba, ukamenya mfite oreri yanjye igendanye. Ikindi nuko kugendera muri borodire bitemewe. Mu gisibo kugendera muri borodire ntabwo byemewe. Batubwiye ngo turahagarika kurya saa 10:40, wowe umuna 39 ngo ubu ngubu nguri muri haganyura inyama. Urashaka iki? Inyama urazihaganyura muri na 39 na 40. Allahu akbar. Wallahi no, ubwo umeze nk'umushoferi uri kugendera muri borodire. Muzarebe umuhanda burya ukuntu umuhanda umeze, hakabamo n'akarongo k'umweru, hakabamo na kaburimbo igarukira, hakabaho n'abanyamaguru, hakabaho na borodire. Ibintu byose wabirenze wowe uri muragendera muri borodire, harabura gato ngo imodoka igwemo. Aho urebye nabi wanagwamo.
none se niki kikubwira ko iyo saha ishobora kuba wenda wabisetinze ataribeshye akarengaho nk'iminota nk'ibiri washyizemo iminota nk'itanu yego ibyo bintu birumvikanye nabyo kwiga amabwiriza yo gufunga nsibane icyo nemerewe kuvuga n'iki icyo nemerewe gukora n'iki burya ni gake cyane ko umuntu witoje gufunga muri Shaban ashobora kugera muri Ramadhan agihuzagurika ku buryo yibagirwa ngo agatamira ibyo kurya. Ni gake umuntu wasibye akitoza gusiba akaba yinjiye muri Ramadhan adahubutse akaba azi neza ko agiye muri Ramadhan, ni gake cyane ko apfa kwasamira ikintu ngo akirye ngo akimire, ni gake. Ariko wa muntu ngo ejo ni Ramadhan, wallahi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Ramadhan yaje ya Allah, ubwo ejo mu gitondo agahita yabyuka icyaka ntabwo azi icyo ari cyo, inzara ntabwo azi ukuntu iryana, none ibyo kurya akaba ari friendly with them, ibyo kurya akaba abona kiri inshuti yabyo nta kibazo, yagira gutya kumva regana kuko byanga bikundiye umuntu araza guhangayika. Wagombye kuba hari iminsi wasibye ukitoza ukitwara neza kugira ngo Ramadhan izasange nta mururumba ufite. Ibintu byo kururumba ntabwo wabigira warasibye ukwezi. Kumenya amabwiriza ukamenya hari buriya Ramadhan igiye kuza rero mw'abantu tuba dufite adhikari tugomba gukora, tuba dufite amadua tugomba gukora, tuba dufite qiyam tugomba gukora, yaba tarawe yaba qiyam layli ya nijoro, tuba dufite salat dusanzwe dukora za buri munsi, tuba dufite uburyo tugomba kwicara hasi tugafata kanya kacu tukibuka Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Nyagasani aratubwira ngo ud'uni astajibu lakum, ni munsabe nzaba. Umuntu akagira gutya akaba atazi nk'igihe yasabamo, akaba atazi ko azamura ibiganza, akaba atazi ibyo yavuga. Hari n'abantu bazamura ibiganza gutyo bagiye nko gusaba akareba gutya akabura icyo asaba akavuga ati khalas alhamdulillah rabbil alamin akayisohora nabibuze khalas Imana ibikora gushaka. Yego umuntu muzabona hano umuntu arasara nibyo turasara pe, ariko gusaba hasaba bake. Muzabirebe neza turasara ariko gusaba hasaba bake. Ni gake kubona umuntu atuje gatoya amaze gukora adhikarize akazamura amaboko atuje ubona yibombaritse, ukabona hari ibintu arimo kuvuga adashaka kubibwira uri, adashaka no kumureba ahumba guza gato ari imbere subhana ya Allah, ashaka ko hari ibintu arimo kuvuga, hari ibintu yapanze. Burya no gusaba rega no kubitegura gusaba rega ntabwo waza hano ku musara ngo none ngo Mana rero urabibura, ariko wowe ibibazo ufite uko bingana, ibibazo ufite urabizi. Niba utabizi byanga bikunda mu bwonko ntabwo biri buze, numara no gukora adhikari uragira gutya ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi arasa igendere. Noneho rero ani ibintu bikaze. Twebwe kera tugikura ntabwo ni mukuru cyane, ariko bahaje nyine ngo barabizi abantu bakuru. Ubundi adhikari mu musigiti twazikoraga twese, ku buryo no guhaguruka ngo usohoke uve muri adhikari ubona abasaza barimo gukora adhikari byaguteraga isoni, nawe ukicara ukabanza ukazikora da uzubillahi. Bakatubwira ngo umuntu wa mbere usohotse mu musigiti hari umuntu wa mbere ukorosinze ku muryango ngo shayitani amuhihene, tugatinya ko uzubillahi na shayitani rajim, wallahi ushobora gutwara ihene ya ibilisi. Allah yari ku muryango. Noneho hakaba imamu agasari hano, ubu byaracitse nyine ni bidia ntabwo zibizi. Imamu akaba ari hano akavuga nkako kundi imamu maragusara akavuga la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd astaghfirullah allahumma anta salam wa minka. Niyo tutabisubiramo twese allahumma anta salam tukamenya ko ari igezweho, twarangizwa subhanallah tukayivuga inshuro 33 twese buhoro buhoro, alhamdulillah baratwigije kubibara neza, tukabikora twamara kubirangiza Allahu akbar tukabibona tukarangiza, twarangiza tugashyiraho rya rindi ry'ijana la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. cyane cyane yari mu gitondo twarangiza al-Fatiha allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan, tugasaba imam akadusabira mu cyarabu. Tuba tuzi ko nta madoha y'ikinyarwanda abaho tutashobora gusoma mu kinyarwanda, ubwo noneho imamu akaba ari utuyobora muri dua akadusabira ibyo dukeneye harasi, hanyuma twarangiza tugasohoka. Ariko gusohoka nabwo ukagira isoni
ukabona ababyeyi abasaza abantu bamenyereye bambaye amakanzu yabo n'ibiremba ukabona arahagurutse ukabona agize gutya agiye ku ruhande azamamo kasaye sunara kabyiri ukabireba gutyo ugakopera ukabaho urimo gukopera idini wumva uri mu mwuka w'idini yego ariko byo ntabwo bikibaho noneho birasaba ko buri muntu wese yirwariza akabimenya birasaba ko twirwariza buri muntu akihagararaho buri muntu akamenya inzira cyangwa kugira ngo ibyo bintu bize gukunda cyane amaduwa turi buze gusoma muri Ramadhani na ayahe okay bihera uyu munsi niba utabasha kwicara gutya nari mbabajije ngo umuntu amenye ibibazo bye gutya yawa muceri ugiye gushira umwana ku ishuri minerivare umugore nawe nabone inkweto zigiye gusaza tukazi bose numva tutari kuvugana neza mu muhanda naho hasigaye abamo mutiyaje ariko kandi musigaye numva mu ndahanandya ubwo bibaye nka bingahera nibaye nka birindwira ako kantu ukoze nako kugutegura nguze kuba ufite nk'ibintu 10 hari ibyo uri bwisabire wowe hari ibyo uri bwisabire umugore n'abana bawe hari ibyo uri busabire ku ishuri no birarenga ukahava ukajya gusabira kureba n'umuturanyi ukareba n'urwaye bikarenga ukajya kureba naho mutuye aho ngaho birarenga ukareba ko ikirere cyabuze imvura birarenga ukareba ko igihugu ngo Kongo ngo uri kwitwara nabi yego ubwo uri umusilamu byanyavye urimo gusaba noneho ubu none uricaye muri dua ibyo bintu mubwiye wabipanze neza gutyo ugatangira ugasaba ubwo ngo buri muri dua niba utangiye kwiga gutyo gusaba Ramadhani izajya kukugeraho waranoze kubyo bakubwira ngo hagati y'ifutari hagati ya ifutari no gusara maghrib hagati ya alfajiri ya adhana alfajiri no gusari hagati ya kadha ushakisha ubusabe bwa kwemerwa ubuzimo ningera hanga noneho ndasaba iki ningera hanga ndasaba iki hari abantu twajyanye nk'imaka yajya agasaba none umuntu azo kuba ngo birashize ntibishize nta kindi ubwo icyamuzanye imaka birashize birarangiye ariko waritoje gutyo ugenda wibuka ibintu byinshi ugenda wibuka ibintu byinshi ku buryo ugeraho ngaho kamera nk'umuntu nyine ushobora gusaba ukisabira ugasabira na bya byiciro byose nababwiye adiya mugomba kumenya uko musoma idua hanyuma hari abantu babaye abayisilamu bavuye mu yandi madini bikabavanga yagera nko kumwishungo kwa jina la Yesu karabaye noneho ngo tugusabye kubwizina ry'umwana wawe uzbila noneho ubwo ugafata ku muntu yawo ntabwo wowe ntabwo uraza neza muri gahunda ya duha intumwa y'Imana idutoza gusoma duha hanyuma akatubwira ngo ad-du'a mukhul ibada idua nibwo bwonko bwa ibada dukora utaramenya ibibazo byawe ngo utima wawe uce bugufi burya biba bigoye guca bugufi imbere y'Imana ud'uhu khawfan wa tama'a nyagasani bangu musabe nyagasani wanyu khawfan mufite ubwoba muciye bugufi wa tama'a kandi mufite ibyifuzo ubwo waba wayobye icyo kintu utaragikora waba wayobye hanyuma azikari ukazimenya ndaza gukora izihe zazina babwiraga nyine twakoraga bamwe tutabishaka cyangwa se tutanabimenyereye ariko tukazikora tukabimenya abantu icyo kintu nicyo nyibabwireho bafite intoki zabo bashobora gukoresha azikari yego hano hariho amasara ngahe cyangwa uduce tungahe 10 tungahe 15 abandi barebye neza basanga ari 14 muze kureba neza ubwo ntabwo ndi ubitindeho ariko utu tuntu turi hano ni intwari ikomeye cyane muri ibada ngiye kuvuga subhanallah inshuro 33 niba ari 15 ziriho hano cyane ko dukoresha indyo gusa 15 ubwo ndakuba kabiri nindangiza nongereho gatatu yego buri gatoki kabara gatatu ubwo ni 15 ndakora kabiri ndazunguruka kabiri mbe nkoze 33 ninjya kuri alhamdulillah nzunguruka kabiri mbe nkoze 33 ni mvuga Allahu akbar nzunguruke 33 nindangiza mvuga la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ubwo buryo bwa 15 nawe ari wenda ari kuzabifata nubwo ushobora gusanga bitameze nk'ibi byanjye akangaka niko gakunze kujisha abantu kabaho tubiri ariko hari akangaka
hakabaho n'akanyenda gafite, hakabaho n'akangaka, tukaba ari dutatu. Igikumwe ushatse uzakibarireho gatatu, gutyo mu mutwe wawe hazeho gatatu gusa. Kubera ko iyo bibaye 14 gukuba bikajya kuba 28, kongeraho kabiri, kongeraho kandi gatatu, biragutesha umutwe. Yego byiza bibare ko ari 15, ariko uzajya ubibara noneho kube kabiri wongereho gatatu. Ubwo iyo zadhikari za nyuma ya swala muzikore. Niba umaze gukora izo adhikari kongeraho la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ubwo bikoze neza. Ariko noneho rero reba hano baravuze ngo tugiye ngo iyo turi muri adhikari za Ramadhani ntabwo ari izo ngizo gusa, kuko izo turazisanga tugiye gukora izindi adhikari zikaze. Ndabona amafunguro atarimo kuboneka, ngiye guhamagara Nyagasani wo mafunguro. Ya Rabbi, Nyagasani wo mafunguro guturahamagara ndera izina ry'amafunguro turahamagara nde? Ya Razaq, ya Razaq, ya Razaq, ya Rabbi, ya Razaq. Amafunguro ya Razaq, Nyabugogo imihanda yafunze ya Razaq. Wallahi hariya kwa Mutangana ndabona biri kwanga ya Razaq. Wallahi ya Razaq, ya Razaq, ya Razaq. Nishaka guhamagara Razaq inshuro 200. Ya Razaq, Nyagasani yaduye ngo tumuhamagare, urumva ud'uuhu bi asma'ihi alhusna. Nyagasani wanyu mumusabe mukoresheje amazina ye meza. Yego Ar-Razaq, kurikira isomo Ar-Razaq, ya Razaq, ya Razaq, ya Razaq, ya Razaq, ya Razaq. Wa mugore yari yanzanye imifuko y'ibitunguru ya Allah. None harya naringeze kuri kangahe? Ya Allah ndibajyo ya Razaq. Ntangire reka ntangire ya Razaq, ya Razaq, ya Razaq, ya Razaq. Daje mu dibanzani avoka zitameze neza. Harya ningeze ya Allah. Harya ningeze kuri kangahe? Dukora umutwe wacu nawe urimo kutuzanira ibindi bitekerezo, tugakora Ibilisi nawe arimo kugaba ibitero, ashaka kudukura muri ibada, ariko twongera tugarukamo, akura muri ibada wongera ugarukamo, ku buryo wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah. Shitani naramukaje kukuyobya kuzanamo waswasi, fasta'idh billah. Uzajya uvuga uzu billahi minash shaitani rajim. Mvuza uzu billahi minash shaitani rajim, ndagarutse ariko nsanze nabyibagiwe. Ya Allah, abisa ndongera ntangire kandi no mukanya ragaruka. Sawa. Hakaza rero iby'abantu batubuza, nge mbona mu byukuri nta mpamvu yo kubitubuza, cyane ko nta butagatifu tubibonamo. Ibintu byitwa amasara, ari umuntu yafite hano tasbih sibha, ari umuntu yafite hano barababujije. Sawa, ntabwo ushobora guhamagara Razaq inshuro 200 utaribeshye. Birakunda ya Razaq, ya Razaq, ya Razaq inshuro 200 ukomeje biraza gukunda. Ariko ufite amasaro 100 uyashyira hano gutya, ukagenda ukurura rimwe ya Razaq, ya Razaq, ya Razaq, ya Razaq, ya Razaq, ya Razaq. Nkaga y'abantu bagira ngo kuko barayihuta. Ubundi sayo magambo wowe wayavuga, uri imashini bwoko ki wabarema? Ni imashini computer ntabwo yandika gutyo. Genda buhoro ya Razaq, ya Razaq, ya Razaq, ya Razaq. Nge ndi mu bantu bavuga ko iri ya Sibha ari ya masaro arayo kudufasha kugira ngo tubashe kubara. Ntabwo bya hadisi na teguye cyane, ariko bivugwa ko hari abasahaba bakoreshaga amabuye akayarunda gutya kugira ngo iyo waswasi itaza kumutera. Niba yagize umubare runaka akagenda yimura ibuye rimwe arishyira hano, yimura ibuye rimwe arishyira hano, yimura ibuye rimwe arishyira hano. Yego, ariko noneho abantu bagiye kuza baraje basanze icyo gitekerezo aricyo cyaba gifatanijwe n'abandi bantu, cyaba kivuye handi hantu. Baravuga ati amasaro utu tuntu waducomekamo umugozi kugira ngo tudatakara. Nese ahantu hose tuhasanga amabuye, ntabwo bikunda. Neza amabuye najyana mu muvugo, wagwa amabuye 50 ngo ujya bungana wabishobora. Ariko ayo masaro umuntu yacometse ku mugozi byakunda akaba ari 50. Iyo bakoze 133 bakabwereka aho birangirira, niyo ugeze kuri ka kandi kazamuye gutya uravuga uti ngi subhanallah ndayirangije. It keeps you busy. Ya masara agufata uri busy, uri gusingiza subhanahu wa ta'ala, uri kuri iriya mibare. Noneho wahagera ukavuga uti aha subhanallah irangije, ugafunga amaso gutya, alhamdulillah 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 alhamdulillah. Ewa irangije nkageza Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Wabona ugeze kuri ka kandi kanyuma
ukavuga ngo bya bindi nari nihaye nikosantare ngo ndabirangije ukavuga la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ubwo za adhkari washakagura zirangije ariko noneho yarazaho kugira ngo ihamagare inshuro 200 biragusaba ko wirengagiza kandi ko hagati wakageraho kakaguhitura ukamenya aho bigeze hanyuma wamara kuyizenguruka yose wageraje ukavuga uti ijana ndarikoze yego it's done ukongera ugatangira yarazako inshuro 200 ndazirangije okay noneho ukavuga uti ngo ngiye kugaragaza rero ibibazo byanjye byerekeranye na riziki ya rabbi umuceri washize nta nyanya zihari zo tomate ntazo aho mpahira ndabona birimo gucubangana ya rabbi mfungira imirongo ya ibilisi ancishamo ya rabbi abantu bandebe ikijisho banyurizaho ya rabbi abagome ubancisheho abantu baza kunyiba ibisambo binyure hirya uzubillahi minashaitanir rajim umpe iminzani yanjye tungane ya rabbi untunganirize umpe gutanga sadaka ungira umugaragu mwiza aho twagiye muri duwa yerekeranye na riziki yego numva ikintu kimpangayikije ubu ndimo kubona ni riziki yego ya Allah riziki ukajya mu nzira zose ya rabbi ndinda naha ya rabbi ndinde naha ya rabbi mfungurira imiryango kera hajyaga haza avoka nkazirangura zikamberera neza ya rabbi naranguye imifuka 5 y'avoka ya rabbi ndinde kumenu ya Allah nimba niyo zaba ari nambisi uzihishe murumva wenda zikarange cyangwa zitogose simbizi ya rabbi aramina ariko nzicuruza ya Allah ya yego idu ikora ibitangaza mujye mwemera ko iduwa ihindura ibintu nyagasani subhanahu wa ta'ala yari yagupangiye kuko niba wabipanze ni nawe urimo kubisaba ngo aguhindurire yego last icyanyuma rero subhanallah ubwo ibyo busabe tuzabigarukaho ubwo simbabwiye ya masaro harabakora muri plastique harabakora mu biti harabakora mu mabuye harabakora mu bigeni byageze aho ngaho iby'amasaro babona ko ubwo abantu batangiye kubikritika ngo bimeze nk'iby'abaki haje noneho indi system yo gukora akantu kari digital k'imibare uzajya ukandaho gutya astaghfirullah navuze ngo dukore istighfar ngo mbekuye kuri rizqi baravuga ngo istighfar yizid rizq gukora istighfar burya byagura amafunguro tuziga impamvu zituma amafunguro ayiyongera ngo istighfar yongera amafunguro ndashaka gukora istighfar 500 astaghfirullah azim n'ibyaha nimo kwicuza nta nubwo mbizi nta nubwo mperutse ibyaha ariko ndashaka kwicuza njye ngo ndashaka kwicuza astaghfirullah azim astaghfirullah ubundi gihe abantu bazi ko tuvugana nk'amagambo nk'abiri nkavugana astaghfirullah nuko ngo byangiyemo nuko ngo byaje ntabwo mbanzi nyine ubo turimo kuvugana ariko nshobora no kugira amafuti ya astaghfirullah burya nshobora no kubivuga utabyumva kambwira ibintu nkabyumva nkakubwira ibintu nagutera umugongo abantu astaghfirullah sinamenya wallahi mani mbabari astaghfirullah yego hada noneho wowe ugajya ukanda kantu kagakorera imibare kagakorera indaza kagakandisha ugakomeza ugakora iyo hageze kugusuhuza uhita uhagarikaho gatoya ukabanza ukamusuhuza yego akakubaza ibyo mu rugo akakubaza iby'akazi akakubaza iminsi ko wabuze ntabwo ngo uherutse rafiki yangu sawa none ukongera ukareba nanigeze kuri 57 sawa ugakomeza ugakanda ngeze kuri ijana ngeze kuri ijana kagasona ijana sawa alhamdulillah rabbil alamin za adhkari zawe zigezeyo za zindi ijana wari wasetinze okay cyangwa ukomeza ukanda niba washizemo 500 kugeza ubonye ko zigezeyo hanyuma ubwo ubone uko uri butangire bwa busabe bwawe bwo gusaba nyagasani wawe imbabazi kuri ya mafuti yawe uzi nawe wakoze ubushize ubwo tugiye muri gahunda yo gusaba imbabazi subhanahu wa ta'ala kubera ko twavuze muri istighfar umutima wacu uri hasi iyo ukoze istighfar neza ugakaraga ubwenge bwawe ukamenya kuri imbere nyagasani wawe ukamenya kurimo kumusaba imbabazi nkaho nyagasani subhanahu wa ta'ala akureba umeze nk'umugaragu ugayitse urimo kuvuga ibibazo byawe urimo kuvuga ibyaha byawe nta mwisilamu ujya kwaturira abandi waturira nyagasani wawe wenyine ugaca bugufi ukavuga ibyaha byawe bya bindi utabwira umuntu bya bindi utatinyuka kubwira umuntu ibanga rya rindi wapfanye mu buzima astaghfirullah ya Allah nahari na ya Allah ujya kurangiza isozi istighfar amarira yatakaye niba koko umutima wawe wumva niba koko umutima wawe ubona ujya kurangiza izo istighfar amaraso yawe yashyushye
umutwe wawe wacyo, ya Allah ndagayitse koko, ugasenga ugakora istighfari nkaho nyagasani wawe kureba, ya Allah umuntu uri imbere ya boss. Sawa, bagize batya bati rero bati ibintu byo gukanda imibare ibyo ngibyo nabyo ni bidia, ni ibihimbano. Wallahi abantu bakanda imibare namwe mumaze kudukera, munadukera ngo barimo barashaka amafaranga ngo mu bintu ngo bya upuzi. Nibyo bindi twakandaga nabyo binako upuzi. Subhanallah. Okay, baravuga batoke noneho rero reka tugwereke ukuntu twebwe tuzabigenza. Reka kubera ko ibintu byo gukanda ari bya upuzi wenda cyangwa no kubona umuntu ari kugakanda bagafata uyu muntu ibintu abahamagara babaye nta wabimenye. Okay, badagenda badukorera tasbih ziba muri telefone. Ibi byose ni ukubera iki? Mwibuka aho twavuye ariko mwibuka aho barimo baradukorera ku buryo iyo ugize gutya wowe uri mu musigiti hari abantu baba bari mu ijuma nkabona bari kuri WhatsApp, nyamara tasbih bayigendanye ntabwo ari amasaro kandi nayo ni bida, nayo araziririjwe ra. Okay, noneho iyo umaze gusetinga ngo ndashaka gukora subhanallah 33 nge ndashaka umubare wa 33 ubusetingamo urimo hano hasi imibare minini kabiri hejuru atazagira urwitwazo. Noneho wowe ikikureba ni ukugira gutya ukaba urimo gukora istighfari zawe, hanyuma wagira utya ukumva ijwi ry'agasore likakubwira ko isaro riragiye. Murakumva? Subhanallah. Yego? Ubu se umuntu aramutse agize gutya yaba arimo gukora istighfari agafata telefone ye agakora istighfari gutya, izo subhanallah zaba zirimo kugera muri yihuta gutya. Ndashaka kuvuga kwihuta. No, barashaka ngo ugende woro subhanallah subhanallah, genda buhoro ukora ibyo ugomba gukora. Ibi byose ni kugira ngo umutima wawe ubashe kuba bize na istighfari urimo ugira imibare. Umuntu nanagusuhuza telefone wirambitse hasi nugaruka ngo narigeze kuri 19 safurullah ukagira gutya kabanza gukora istighfari ibyo muvandimwe arakubwiye kabanza bikakuvamo, hanyuma ukagaruka muri mood yo kuvuga istighfari. None istighfari ya nyayo ukayivuga urimo kuyivuga. Okay, dusoza rero ni byinshi ariko reka tuvuga iki ngiki cya nyuma cya gatandatu cy'uyu munsi. Nimukoresha uko mushoboye mumenya ahantu hari ibikorwa byiza. Munafasatul akhya, kugerageza kumenya abantu beza uko bakora, kugerageza kumenya abantu beza uko babikoraga. Abantu beza babikoraga bati hano hanze hari ibiki byiza byagenda biti, nkuko batubwira ngo uyu munsi ngo hari umuganda hari Kanombe mwitunda tugende tujyeyo tugende dukore. Ya Allah, ubwo ngize business idasanzwe ku cyumweru. Ubukwe nari ngufite bwa mu gitondo na nimugoroba aho kugira ngo mbaho umunsi wose. Rero ngiye kubaha igice cyane nimugoroba nicyo gishoboka nibwo ndibujye mu bukwe byabaye. Yego, hanyuma hano ndabanza nkorere janna subhana anyubakiriza mu ijuru, hanyuma nanone ndaza kubaka ubuvandimwe n'abavandimwe mu bukwe. Nibyabaye uko ngo ni kumusira munafasatul akhya, ntihagire umuntu uza kugutanga mu byiza. Koresha uko ubimenya ibyiza biri. Hari umuvandimwe wabuze umuti rwose byagaragaye ko byanze biraza kugenda bite Abayisilamu 500 yanjye 200 yanjye byakunda duterateranye. Ariko tekereza umudugudu utuwe n'abantu 100 cyangwa 1000 bingahe, umuntu akabura umuti agapfira mu nzu bagahurura baje kumushyingura. Abayisilamu ntabwo ari uko. Munafasatul akhya, niba mumvise ko hari umuntu warwaye warembye bakaba bikeneye ko duterateranya imbaraga, numva niyo wanaga hicaye 200 ngo umwana yabuze minerval. Ya Allah, uyu mwana se yabirarangiye avuye mu ishuri bagiye kubimwoba cyangwa bagiye kubimbura mu maro. Okay, niba 30 ngewe nashyiraho 500 ndagashyiraho bya bihumbi bikuzura nta na kimwe bidutwaye. Aricyo dutwaye munafasatul akhya, ngewe nakora iki kugira ngo ibintu bibe? Kugerageza
kujya mu murongo w'abantu beza, kugerageza gushaka ahantu hari ibikorwa byiza ngo tubikore. Ramadhani iramutse idusize dusaruye ibyiza twabiteganije nk'uko nabitangiye ku musozo, tukaba twayiteguye, tukaba tuzi uko tuzasara, tukaba tuzi uko tuzafunga, tukaba tuzi uko tuzitwara mu bindi, tukaba tuzi ya Rabbil Alamina uko tuzakora qiyamu zacu, tukaba tuvuga tuti ibyo ari byo byose erega ubwo tuzagera aho tugere no ku bantu batabasha gufunga. Ramadhani ni itegeko ku muntu wese ufite ubwenge. Niba afite n'imbogamizi hari uko bizagenda, nawe agomba kuba yarabiteguye. Nasuye umubyeyi urwaye uri hasi, arambwira ati ubu ndimo ndateganya ukuntu iminsi yanjye nzayigenza no gushaka ibyo nazagaburira abantu muri Ramadhani. Yatangiye kubimbwira hashize mu kwezi, aribaza ko ategekwa kugaburira abakene bangahe? Abakene bangahe muri Ramadhani? Azagaburira bangahe? Ntabwo mubizi. Ubwo ni 30 se? Azagaburira abakene 60. Yego? Mu kwezi kose. Ukwezi kose kwa Ramadhani azagaburira abakene bangahe? 60. Uko abigenza ni ukureba muri ya yandi umuhungu we yamwoherereje n'akakanu wamusinye ngo agura amata, akagira yawe akagira n'ayakataho, kugira ngo nibura abone irasiyo ya buri munsi azagaburira abantu babiri. Ubu urumva ukuntu arimo kubyitegura. Iyo bimuguye hejuru Ramadhani ntacyo yateganije kandi aryamye, bazabikora ate? Ntabwo byashoboka. Ni uguteganya neza ibyo turimo gukora, dukuramo impamba izatwinjiza mu kwezi kwa Ramadhani, tukakwinjiramo dufite umutima wo kukwishimira, tukakwinjiramo dufite umutima wo gukora, kandi Nyagasana dutera inkunga tubashe kugerayo neza. Nyagasana aduha amahirwe yo kugera muri Ramadhani, tuzabashe gusarura muri kuriya kwezi. Abantu mw'ibintu abantu bose bajya bamenya ngo ni umunsi wa Lailatul Qadri, uwo munsi ungana n'iminsi 83 n'amezi. Abantu benshi ngo yo Allah ngo nararyamye disi, ngo uwo munsi ngo iyo minsi ngo nari naryamye disi. Ntabwo wigeze ubitegura rwose. Ntabwo wigeze ubitegura, kuko igihe cyose wateguraga kujya i Bugande warazindukaga saa 8 ukaba wicaye nako igikapu wakizinze saa 9 ugende saa 10 cyangwa saa 8 ugende saa 9, ukaba wabyutse ukabuza uko bari kujyane umushoferi ukaba wamuteguye. Ariko ibya Lailatul Qadr ntabwo wigeze ubitekerezaho. Dusabe Allah adufashe tujye muri Ramadhani tugiye gusarura. Dusabe Allah aduhe imbaraga zo gutegura iwacu, dutegura abacu, aduhe subhanahu wa ta'ala dutegura imitima yacu, aduhe subhanahu wa ta'ala tubashe kumenya amaduwa, tubashe kumenya ubusabe, subhanahu wa ta'ala dufashe tubashe kumenya amategeko yo gusiba, kandi Nyagasana dufashe tubashe kubikangurira abandi. Ibyiza ni tubikangurira abandi, natwe tuzaba turi kubona ibihembo byabyo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.